wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ba ibyo okay so noneho minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo nta nubwo president yari ahari cyangwa exactly hanyuma muri interpretation noneho doko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa so ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batangiye ku ariko minister we iyajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi kuko issue ntabwo ari ururimi hano issue ni content yuko bamwe muri abo bantu ba discussingaga ari side ya minister ari abanyekongo ari abaganiraga hariho wa Misiri presenting the facts exactly ntabwo ari ikibazo cya language ariko no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basisimura igifaransa neza mu kinyarwanda so uko basasimuraga ntuza igifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience ubwo icyo yakemuraga ni minister nuko cyagomba gukemura ni ikintu kimwe gusa president yari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari ntabwo yari ahari ibindi byo ururimi wabivugamo rwose it doesn't matter ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima baravuga ko president yari ahari kandi atari ahari niho substance iri sure ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language it's not on the substance. The argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo kandi nawe impamvu bibaye nuko utumvise neza icyo gifaransa ariko Albert urumva nawe ari na Olivier nyine mufite ikibazo cyanyu ni language ikibazo cyanyu ni substance the substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze now that becomes the substance kuri no it's not exactly arahantu Mr. President Excellency the problem is we ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo so wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message yababwiye in fact they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, you should be asking what I'm asking. Now, if you a journalist agomba guconforming ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari haratangaza inkuru itari yo. That is my personal. Ariko yatangaje iki? Ko ya questionings, gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri, it's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko
wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo, Hari aho ariko bivugitse, hari aho kandi bivugitse. yashoboraga kubikura. Albert icisha make. hari aho byanditse muri iyo language, hari aho yabikwestioninze, byaba mu cyongereza, mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. jewe uko minisita avuze ibintu, wari uhari nk'umunyamakuru, nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru uwo ari we wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye, kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi. Ishu ni iyihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu Kinyarwanda, kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane, uko bagendaga basoma iyo tweet mu Gifaransa bagerageza kuyisemura, ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically. Ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa. Barabisemuye batanga wrong impression y'ugute, n'iki batanze badistortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo, ko yari hari cyangwa itari hari, ku buryo hari ngira ngo Scovia yageze aranavuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Kongo, ariko Kongo yari hagarariwe. Kandi njye navuze yuko the chair was empty, kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Fine. Kubera ko wavuze akavuga atyo, icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no, actually nta n'umwe wari uhari gusa, izindi ntambara ubwo zasubizanye iki? Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty. Ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza, wabivuze ni nabyo, ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister, byanavuzwega ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda, kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo. So byavuye no kuri substance, byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki wowe nka minister cyo bibonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting.
Another time, actually, they may question you and find what you said was not right. Still, Abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimwe uranamubaza akavuga ati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Muvaneho akajagari muza. So you ask what you are. Actually, what concerned me why I raised it, I saw him her apologizing, and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing. When you apologize, babona nasabye imbabazi nabo bambabarire. There was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, Minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense.